amushimisha mu byishimo. Birababaje ko wakunda n'umutipe byagera muri icyo gikorwa igihe runaka ugasanga arakwinubiye. Ni ibintu bibabaza cyane, wowe ukabona arakwanza ukibaza se yanyangiye iki, kandi nuko nyine utabashe kumushimisha ibyo yakumvisha, ntabwo yishimye nyine bihagije nk'uko ababishaka. Rero kwivura ntabwo bivuze ngo ugiye kubigira umwuga kuba wakiyandagaza, ahubwo ni ukugira uwo muzahura ukunda uzamushimisha, kuko urukundo rutarimo ibyishimo ntacyo ruba rumaze. Nongeye kubasuhuza abakunzi ba Ejo Media na Sample TV Show. Uyu munsi rero nkuko mubizi nabazaniye umutumirwa mushyashya kuri gahunda y'ubuzima buzima. Ni projet nshyashya ngiye kujya mbagezaho, ni mu bikunda nzabagezaho n'ibindi bintu bidasanzwe. Uyu mwaka ni uwo gukora cyane kandi tugakora dufite n'ubuzima buzima bumeze neza nyine tu. Umukunzi wanyu rero yifuje kubagezaho ibintu bishobora gutuma mumera neza nyine, tukazasoza umwaka tumeze neza, tugakora ibintu bihebuje muri uno mwaka. Kugira ngo muri kumubona kuri kamera yatangira natwibwira akabasuhuza nyine muri rusange. Nizere ko mumeze neza. Ubusanzwe nitwa Janvier Ayinkamiye, niyo mazina yanjye. Janvier Ayinkamiye, muramubona ni umukobwa usa neza. Janvier ufite nk'imyaka ingana? Ndashaje, ndakecwe. Umuntu ushaje ntabwo afite itoto nkawe. Wakuramo n'amarinete ariko abantu bakakubona neza, tukamenya n'umuntu. Ngiye nk'ubundi kukubona igice. Ntacyo bitwaye, ariko simubona se ko ndi mukuru. Ndashaje ariko nyine imyaka yanjye nta muntu wayitekereza nyivuze. Gusa ntabwo ari myinshi cyane nanone. Ufite nka 15. Abo wabuncuje ku ibere. Ubundi erega ufite uruhu rwiza, ukoresha iki nyine kugira ngo ufite uruhu rusa neza runyerera? Wenda ubusanzwe ntabwo nari mubi, ariko nanone fashe ifoto nari mfite mbere nkayihuza n'ubu ngubu ntaho bihuriye. Wakoresheje iki? N'irihe banga nyine ukoresha tu n'abandi batabizi bifuza kumera nkawe, kurasa neza by the way? Nyine abantu bifuza kuba basa nkawe bazabikoresha nyine nabo base neza. Wenda nabirenze navuga nakoresheje, gusa nyine bitewe n'ibyo nkora hari product nkunda gukoresha. Tansaba kuba nakoresha maquillage nyinshi kugira nse neza. Product rero tugiye kuzivugaho kabisa, uko abantu benshi baba bashaka nkanjye. Ibihe byaranyishe, uravu ndangiye umuti dako ntago nabyemera, gusa nabi twahuye. Ntacyo bitwaye ndahigwa. Bitwaye ikizi? Ahubwo rero waratinze kuyimbaza. Wese shaka ibintu byiza ubu byigumanira, ariko uyu no munsi ugomba ndakumenyesha amabanga yose pe. Ntacyo bitwaye uze kumbwira, ikibazo cyose niteguye kugisubiza. Janvier muramubona rero, ni uwo mukobwa mwiza ukiri mutoya. Janvier nk'uko bisanzwe nyine twavuganye umbwira yuko hari ibintu byiza nyine ushaka kugeza ku banyarwanda bakabimenya, abantu bafite ibibazo bimwe na bimwe. Watangira nyine utubwira nyine ibyo bintu wumva ko ushaka ko abanyarwanda bamenya, ukatubwira nyine natwe tukabimenya muri rusange. Ikintu cya mbere nageze ku banyarwanda ni twubaka ubuzima bwa nyabwo. Twubaka ubuzima, tureke gusenya ingo. Vraiment hari abantu njya mbibona kweri nkibaza nk'uyu koko byamunanije iki. Yego hari ugutandukana, ingo zigashwana, abasheri bagashwana kubera ikibazo nyine kitagenze neza. Ikibazo ubwo ni iki nyine? Ujye ubivuga nyine tumve ngo ikibazo ni iki, cyakira gutya nyine tubimenye neza. Ubundi ikintu nzi neza ko nuko utaba washimishije umukunzi wawe, cyangwa se uri umupapa urubatse ngo we washimishije umukunzi wawe mu gikorwa cyo gutera akabariro ngo umushimishe atakwitaho bikwiye. Ubundi iyo ushimisha umukunzi wawe nabasha kuguha care bikwiye. Rero ikintu cya mbere nabazaniye amakuru yo kubagezaho uburyo mwakubaka, haba abasore n'abakobwa ku buryo mwakubaka urukundo rwanyu, haba abapapa n'abamama uburyo mwakomeza kurushinga nyine mu byishimo.
ayo makuru niyo ngiye kubazanira ndetse n'ayandi yagiye atandukanye yajyanye n'ubuzima. Tukiri ku ibyo bintu byo gutera akabariro ibiki nyine niki wafasha nk'umuntu wikinishije akaba yarabaswe nabyo nyine kubireka byarananiranye akumva nyine nta santima agirira abakobwa nyine kimunyura ari ukwikinisha niki wamufasha? Icyo kibazo kiroroshye ko nagifasha cyane karaba papa benshi bagiye bangana nagiye mfasha icyo kibazo. Namufasha no kumuha product nyine agenda ikabikora burundu kuko bitera ingaruka mbi cyane kwikinisha ni ibintu by'amafuti ni ibintu bitera indwara rukundo bikora kumva arishimye ariko nanone bitera ikibazo gikomeye cyane hari uko yabura urubyaro bitewe n'ukuntu agiye yikinisha kuko ugenda wikinisha amasereri zigenda wangiza mu mubiri kandi uko zigeze zivaho ntago zisubira kandi kuko yukoze igikorwa uri gutera akabariro ukaba wakikinisha ntago bari kukinisha serezi nta nimwe itakara ariko uko wikinishije amaserezi ugenda wangiriza rero icyo gihe ndagufasha ku buryo y'amaserezi wagiye utatanya yagaruka then ukaba none utangiye igikorwa cyo washaka umukobwa ukabijyamo neza ndetse icyo gikorwa cyo kukinisha kikaba kitongera kugaruka. Icyo gihe se umuntu ufite ikibazo nk'icyo ngicyo umufasha gute mu buhe buryo nyine tubyumve neza? Yamuha product ambwira ikibazo cye igihe cyatangiriye igihe kimaze abikora wenda n'uwari kwikije kamubwira ati ngiye maranye ikibazo umwaka nikinisha wamfasha gute? Icyo gihe mutamenya product namuha ndetse ntibinagaruke product yakoresha uko zingana. Ese hari igihe kinini umuntu ashobora kuba amaze abikora akaba atakira? Oya ntago bishoboka 80% benshi nagiye mfasha barakize. Yego. Bibwirwa n'iki ko bakize? N'urugero nk'umuntu wafashije yararangizaga vuba wabibwiye n'iki ko yakize? Urabanza mugatestinga cyangwa nyine? Oya ntago gutestinga niba akavuga wenda niba mfashira abantu 200 ubwo urumva uri wese yakora test ubwo ukumva nabivamo. Wenda kugira mbimenye kuba nafashe n'umwanya nkakora ikiganiro nuko abenshi bagiye bamagara ati Janvier product waduhaye twe tuzi ko zidakora ariko ubu ndashima ubu nsigaye nshimisha madamu wanje niba ari umukobwa nafashije utagira amavangingo akambwira ati Janvier ubu nsigaye ngira amavangingo umugabo wanje asigaye yishima neza cyane. Yego rero bagiye niba abantu barenga 80-90 barampaye ubwo buhamya kabone niyo atarengeye bazikoresheje then ibintu nahise mvuga ati is product zirakora byanyanje. Janvier umaze nk'igihe kingana gute ufasha abantu nyine bafite ibibazo nk'ibyo? Yamaze igihe cy'umwaka n'amezi 2 mfasha abantu barwaye indwara. Umwaka n'amezi 2. Mbere yuko umenye zino product ni iki cyatumye nyine wumva yuko ukimara kuzimenya nyine tuvuge ukimara kuzimenya iki cyatumye wumva wazigeza ku bandi bantu nyine kumva nyine ufite ubushake bwo kuba wafasha abandi bantu bafite ibyo bibazo? Byigeze bikubaho? Byigeze bimbaho kuko nihereyeho nifashe nanjye bakimbwira bakima izo product numvaga nakize mfite kuko nari nkabije nari nteye nabi my god nari nteye nabi mbyibushye nyine umuntu wandebaga yabonaga mfite imyaka 25 kandi icyo gihe mfite imyaka 19 nyine nafite igikuro gikabije umubyibuho ukabije cyane mu maso mbyibushye cyane nyindi isura utayibona igaragara gutya naje kuzizera ndazikoresha ifasha kugitakaza ibirigabanya ibinure ndayikoresha mbona birakunze napimaga ibiro 75 ku myaka 19 ariko today mpima ibiro 52 suko nabuze ibiryo ahubwo nuko ari product nakoresheje. Noneho ndabyumva nyine iyo product yatumye umera neza. Noneho ku kijyanye n'amavangingo wabyizeye ute? Kuba product nakoresheje ntakaza ibiro hari indi bamaye yitwa kofi yo nayifashe bisanzwe nshaka kuyinywera kuko iraryoha. Nayifashe nshaka kuyinywera bisanzwe ariko nyine bambwiye ko ifashe izo ndwara ndavuga ati kanyifate njye nyinywera bisanzwe ndayigura. Narayikoresheje mbona nta ibintu biri kumbaho ntago bisanzwe
mbona impinduka ndavuga ati ndasobanuza nyine bambwira ati iyo product ifasha umukobwa utagira amavangingo urwaye amantereso nyine utagira nawe ubushake ari ukuntu ujya mu gikorwa n'umusore kumva nta bushake ufite ariko nkumva ni ibintu uri kumbona ibisanzwe ndavuga ati izi product zirimo neza amavangingo ayisaza ari menshi nawe urabyumva ntabwo nabibesha n'ubuhamya yaraje ni ukuri yaraje numva ntabwo nenze amavangingo kuko namera ntabwo nenze ko yabaho baravuga nkumva niye ni ibintu biraho nkumva ntibibaho ariko ni ibintu byashobotse nanjye nabonye baravuga ngo abakobwa nyine bakunze kugira amavangingo cyangwa se ngo baba nyine barabikoze kenshi nyine ubyumviteho kuba barabikoze kenshi bavuga ko baba barakoze sex kenshi cyangwa ari n'indaya nyine tumuto rega kwivura ntabwo bavuze ngo ugiye kuba indaya sibyo mubuze nk'umukobwa yakiyoberwa umukobwa yakiyoberwa nta muntu ujya wiyoberwa ubuzima ahagazemo nk'ubwo ngewe niba narivuje ntabwo ari ukuvuga ko ngewe nsambana cyane nabigize umwuga ni uko nyine none se nzabaho nashaka umugabo ni ukujya nyine igihe namushaka nawe byibuze yakumva ko ari umukobwa muzima ari kumwe nawe amushimisha umuha ibyishimo birababaje kuba wakundana n'umutipe byagera muri icyo gikorwa igihe runaka ugasanga arakwinubiye ni ibintu bibabaza cyane wowe ukabona arakwanza ukibaza se yanyangiye iki kandi ni uko nyine utabashe kumushimisha ibyo yakumvisha ntabwo yishimye nyine bihagije nk'uko aba abishaka rero kwivura ntabwo bivuze ngo ugiye kubigira umwuga kuba wakiyandagaza ahubwo ni ukugira uwo muzahura ukunda uzamushimisha kuko urukundo rutarimo ibyishimo ntacyo ruba rumaze murabyumva rero abakobwa batagira amavangingo uyu munsi mutandukanye nabyo rwose ibyo bintu ntabwo ari byiza kugira ngo uzashwane n'umutipe wagukunze bitewe n'akantu gatoya gashobora gukira urumva Janvier yakoresheje kofi arakira aka kanya niwe muntu uri kuvuga yuko nyine yamufashije ari no gufasha abandi urumva rero amahirwe nabacike namwe mu mugane Janvier ukorera he cyangwa se umuntu agushatse yakubona gute kuko ndumva ari ibintu byinshi ushobora kuba wafasha abantu ni ibintu byinshi cyane iyo umuntu ashaka kuganira nanjye birambuye aramamagara cyangwa akanyandikira cyangwa se akansanga kuri ofisi aho nkorera hano mu mujyi arampamagara nkamuha aderesi ni hano mu mujyi Nyarugenge nkorera ni ofisi Janvier ukora iminsi yose cyangwa hari iminsi uruhukamo kuva kuwa mbere kugera kuwa gatandatu mba mari kereka ku cyumweru murabyumva rero abantu mushaka guhura nawe mushaka kumuhamagara turaza gushyiraho nimero ziwe cyangwa se arazibabwira muzamuhamagare mwa bakobwa mwe mutagira amavangingo rwose ngewe natwe ukayabura ntiwazangarukira twahita dushwana niba muzi ko mutayafite ntimuzanekereze cyangwa mushaka umuti hakiri kare murumva ko wabonetse none se Janvier ni product ebyiri ko maze kumva product ebyiri zonyine zifasha abakobwa kugira amavangingo n'izifasha abasore baba barikinishije cyangwa se barangiza vuba ni ikihe kintu kindi ushobora gufasha nyine umuntu kugira ngo agire ubuzima bwiza nyine bumushimishije bumunyuze hari tugira product nyinshi zigiye zitandukanye wenda impamvu nahereye kuri izo ngizo ni uko arizo nkunda gufasha abantu kenshi cyane Janvier nyine twatangiye utubwira kuri product ebyiri zifasha abajama bikinishije n'abakobwa batagira amavangingo ni ikihe kintu kindi ushobora gufasha umuntu nyine kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza bumunyuze ni product nyinshi dufasha mbese hari izifasha abana hari izifasha abantu bageze mu masaziro urumva abantu bageze mu masaziro ntabwo babazana izo product gusa zo kuba zafasha abantu bikinishije barangiza vuba bitagenda neza nyine mu gikorwa cyo gutera akabariro tugira product rero zifasha abana
batagira apeti mu gihe bari kurya, abana barobanura, abana batagira nyine apeti nyine. Ndetse tukagira product, iyo product ifasha abana, irimo umusemburo wa DHA utuma abana bagira ubuhanga mu ishuri. Uwo musemburo ukora ku bwonko, umwana agashabuka, yaba ari mu ishuri nyine ibyo yize akajya abyibuka, akaba atakibagirwa. Ikindi kandi ifasha umumama utwite kuba yagira amaraso, ndetse ku mwana yakura neza mu nda, ndetse igafasha umumama wonsa kuba yagira amashereka, amaraso nyine yamwongerera amaraso mu mubiri, ndetse umwana we akabasa neza. Iyo product rero niyo twatanye bazate ni iki gituma nsa neza. Iyo product yitwa My Choco, urumva ni y'abana. Umwana yimwe asa neza, akura neza, nyine urukona ari umwana utoshye. Ariko umuntu mukuru iyo ayikoresheje nk'umuntu wonsa, imwongerera amashereka, ikamwongera n'amaraso, ikamwongera na peti, n'umwana ikamwongera peti. Ariko nanjye iyo uyikoresheje, umuntu wayikoresheje aba afite face isa neza, aba afite uruhu rusa neza, rudakanyaraye, rusa neza nyine ruke, ku buryo bitanamusana makiyaje kuba yasa neza, agahora afite akabiri kanyereye. Yego rero ni product buri muntu wese yakoresha, umupapa, buri muntu wese yayikoresha. Yego. Murayumva rero, My Choco nayo muyishake, muhamagara abiteho kabisa. Abantu bafite abana biga bakibagirwa, gufata byaranze, ari abaswa mu ishuri, My Choco nicyo gisubizo. Ushaka kuyikoresha, umwana wanyu akagira ubwenge, akagira abo wa mbere mu ishuri. Abantu mwinubira abana banyu ku manota babagize, nimukabigiremo uruhare, mubashakire My Choco kugira ngo namwe mushimishwe n'abana banyu mu manota yo mu ishuri. Janvier, ni ikihe kindi ushobora kuvugaho nyine tukiri mu buzima bwiza? Nyine uno mwaka tugomba kwita ku bantu bagasa neza, nyine abantu bafite indwara bagashyira, abantu barangiza vuba bose tubigarukaho ko bigomba gukemuka vuba. Ibaze ubibye sheri wawe, ubwo se wakongera kumugera imbere? Ni ikibazo ni ikihe kindi nyine ushaka kuba wabwira nyine nk'abantu? Hari ubuhamya nigeze kumva bw'umuntu wakize igifu, ese koko nibyo? Sinzi niba ari byo, nyine ndagira ngo njyewe binyibwirire ubu turebana nyine kuri kamera. Nibyo cyane, njye nanakiheraho. Product ya mbere natangiye gukoresha nigabanya umubyibuho nihereyeho, ntakaza ibiro cyane ndabitakaza. Iya kabiri nakoresheje niyo nari ndwaye igifu, cyari kimereye nabi, cyagiye ntabasha kurya inyama, cyagiye ntabasha kunywa, cyajemo n'amaside, njyewe nkahora nsefura, ndibwa cyane nyine, handi nararwaraga nkajya mu bitaro nkaryama, nkajya mu maserumu, nkamaramo n'iminsi, ukajya n'indi ndwara ikabije narwaye. Ariko product narayikoresheje neza, ubu buri kimwe ndakirya, nta n'igifu nkitaka uyu munsi. Iyo product iyindi product, iyo product ifasha kuvura igifu, buri muntu yayikoresha. Indi rero ni ifasha abantu barwaye diabete, abantu barwara impyiko, abantu barwara asima, sinezite, umuvuduko w'amaraso, abantu barwara umutima. Tugira product zabafasha ku bantu bagira heat attack, nyine umuvuduko w'amaraso, abantu barwara nawo umutima twabafasha, abantu nyine bagira ikibazo cyo kwibagirwa, bageze mu zabukuru, abasaza, abakecuru, nabo turabafasha. Abantu bagira stress, abantu bagira akazi kabaza kuri stress, bakaryama ntibaruke, bakumva bahorana umunaniro, tugira product yabafasha kuba bagabanya stress. Yego. Nkuko mubyumva rero, ni ibintu byinshi Janvier ashobora kuba yabafasha nyine mukagira ubuzima bwiza cyane. Umuntu ushaka iyo product ushobora kumuhamagara kuri nimero yampamagaraho, ni 0788 50 42 888. Rero niba ufite ikibazo kimwe muri ibyo, cyane abatipe benshi barangiza vuba cyangwa babaswe no kwikinisha, abo rwose nimukadusebye pe, nimukadusebye. Habonetse imiti bafasha ku giciro gitoya rwose, akabikurikirana fresh, nawe ukaba umugabo mu bandi, ukagira uruvugiro mu rugo rwawe. Abantu b'abapapa byanze, urara
uteranye umugongo n'umugore wawe rwose ibyo bintu ntabwo ari byo, ushobora gutandukana nabyo ukajya upfumbata umugore wawe neza mu masaha yo kwishima mukishima. Rero nta handi wakura ibyo byishimo nuko wahamagara iyi nimero tukagufasha. Ndetse n'izindi zigiye zitandukanye ntavuze, ni indwara nyinshi mfasha zigiye zitandukanye nyinshi ntarondoye, ariko iz'ingenzi nazivuze. Ushaka ufite n'ikindi kibazo, abantu barwara imitsi, abantu barwara umugongo, abantu bafite uruhu rwabananiye, barwara ibiheri, yego nabo bampamagara kuri iyo nimero nababwiye. Ndongera nyisubiremo 078 50 42 83. Yes, murabyumva rero. Janvier, hari ikibazo nshatse kukubaza. Umaze nk'igihe kingana iki ufasha wenda nk'abatipe bafite ikibazo nk'icyo cyo kurangiza vuba? Igihe maze igihe kingana n'umwaka n'amezi 2 mfasha abantu bafite icyo kibazo. Umwaka n'amezi 2. Ugereranyije ni nk'abantu bangahe umaze gufasha kandi bakize? Abantu maze gufasha nibuka maze gufasha umubare mwinshi, kuko ari nabo nagiye mfasha ntakibuka, bagiye mpuzwa n'abandi. Ariko ngereranyije mu mwaka maze, kuko ntago ari byo nkora gusa, mfite n'akandi kazi nkora, ariko mu gihe maze gufasha nk'abantu barenga 100 bafite icyo kibazo. Isubwe ntago urafasha nk'umutipe akakubwira ngo dutestinge turebe ko nakize? Yes, bijya bibaho, ariko ibyo bintu bikorera abantu bavuga ni abantu baba baceretse. Urumva niba waramenye ko urwaye ukabimenya, uko wabimenye niko wamenya ko wakize. Niba byarabaye ngombwa kumenya ko urwaye, aho wabikoreye niho uzasubira. Ubyitwaramo gute nyine? Kushaka kumusubiza nabi kandi wari ukiri kumufasha ugasanga nyine ubuze umuntu, ubyitwaramo gute nyine? Ntago icyo gihe mu by'ukuri ntago abazanya amatwara meza, ntago aho ngaho nyine nzana emotion muri ibyo ngibyo. Ntago umuntu yambwiye ati nshaka kugutestingaho mvuge ati yego. Ntabwo ati wowe niba waramenye ko urwaye nkabimubwira nyine neza, ntabwo ati niba waramenye ko urwaye ahubwo ntegereje kuzambwira ko wakize, sinzi uburyo uzabikoramo. Rero nawe kugira umenye ko wagize amafaranga watanze kugira ukire, nawe uzareba ukuntu bigenza. Uko wabimenye ko urwaye ni nako wabimenya ko wakize. Yego. Ese Janvier, ufite boyfriend? Boyfriend ndamufite. Ese abyitwaramo gute iyo ari kukubona ucuruza product nk'izo? Ntago yumva yuko nawe hari ukuntu ujya ubigenza nyine nk'umuntu wavumbuye ko hari ibintu bishaka kugufasha ukishima? Bigenda gute? Bigenda? Ntago ndi kukubaza ngo nka boyfriend wawe yitwara gute nyine yazi kucuruza ibintu nk'ibyo, ufasha abantu nk'abo ngabo bafite ibyo bibazo? Ntago yumva yuko nyine ushobora kuzafasha nk'umuntu bikarangira umuciye inyuma? Ntabwo akazi aba ari akazi kandi aba yaranyizeye. Icyambere ni ukwisera umuntu. Icyambere cyo ntabwo naba nzi ko ndi gufasha abantu ngo numve ko ndi gukora nabi. Ubwo nyine ambwiye ati ibi bintu bireke bivemo, njyewe nsigaye nkukeka, icyo gihe nyine ni njyewe yababangamiye. Mu by'ukuri gufasha abantu ntabwo ari ikosa, ntabwo rero nabyumva. Ubwo nyine mbanza kumusana ambwira ati ngiye nkora ibi, mfasha abantu kugira ubuzima bwiza, kugira indwara zigiye zitandukanye no kuzirinda, akabimenya. Rero nkambwira ati nuba ari akazi mba ndi mu kazi, rero ntabwo yabigiraho ikibazo. Yego. Murabyumva rero, abantu twabanye mutandukane n'ibibazo, umuntu urwaye igifu, umuntu urangiza vuba, gusa abantu bikinishije batandukane nabyo, umukobwa utagira amavangingo. Uyu munsi ndakeye kubonye igisubizo. Tugana ku musozo rero, wakongera ukatubwira nimero, ushobora kumuhamagara ukamubura, nanjye ukamuhamagara nkabahuza. Nimero yanjye ni 078 19 72 53 cyangwa se ukamuhamagara kuri nimero yiwe ariyo. Nanjye nyobwire ni 078 50 42 83. Ni nayo iri kuri WhatsApp. Murabyumva rero, mubikurikirane mutandukanwe n'ibyo byabagose. Mugire ubuzima buzima. Yari Wizkira
ciao ciao ndabakunda cyane.